Muraho neza, ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bagira amahirwe yo gukira abandi bagakomeza kuguma mu bukene nubwo rwose baba bakoze ibishoboka byose, yewe ugasanga bafite n'impano n'inyota yo gutera imbere? Ubukene reka nkubwire ko atari indwara ahubwo ni imyumvire, kandi kugira ngo uyikize hari ibitambo ugomba gutanga. Uyu munsi ngiye kukwereka ibitambo 10 biguha urugendo rwo gukira ubukene, ariko turabitangira duhereye ku cya 10 kuko rimwe na rimwe ikintu gikomeye kibikwa ku musozo kugira ngo mu by'ukuri uze no kucyumva uhita ufata umwanzuro bityo uri buguhindurira ubuzima. Angaho rero fata akanya utuze wumve neza, kuko buri gitambo muri ibi ngibi ngiye kukubwira gishobora kuguhindurira ubuzima bwawe ndetse no kubaho, bityo nawe ukinjira mu mubare w'abasezera ubukene umunsi ku munsi. Igitambo kiza ku mwanya wa 10 ni igitambo cyo kudacika intege. Birashoboka ko abantu baguca intege, yewe nawe hakaba hari ukora ukagera ukumva rwose wasubira inyuma, ariko ndagira ngo nkubwire ngo oya, ntuzigere usubira inyuma. Burya ubukire ntabwo ari amahirwe, ahubwo ni uguhozaho na hahandi bikomeye ugakomeza ugakora. Hari abantu batangiye neza bafite inzozi nziza, bafite imishinga myiza, ariko mu by'ukuri ugasanga bamanitse amaboko igihe abantu bari batangiye kugenda babizera, yewe rimwe na rimwe bakabona ibintu ntibirakunda neza bagahitamo kubireka. Ese wigeze utekereza ukuntu abantu benshi bacika intege mu gihe bari hafi kugeraho Imana yabashyiriyeho? Mu by'ukuri iyo ucitse intege uba witanze nk'igitambo kibi ku bukene, kuko uba uhaye ubukene imbaraga zo kugusiga inyuma, bityo rwose bukakwazukira ukisanga ahantu hatari heza, nyamara waratangiye ufite intego yo gutera imbere. Niba ushaka gukira rero wige kurwana n'intege nke zawe, wige kubyuka nubwo ejo byanze, kuko buri munsi ubyutse uba ushyize ikimenyetso cy'uko utaratsindwa ku buzima bwawe, bityo n'inyungu zishobora gutangira kuza. Ikindi kimenyetso kiza ku mwanya wa 9 ndetse n'igitambo gikomeye ugomba gutanga, ni igitambo ugomba gutanga ku bandi. Burya nta na rimwe uzigera ukira ubukene niba uheza abandi ku byo ufite. Hari ukuri kutavugwa na benshi, ariko iyo uheza abantu akenshi uba wiyemerera yuko ufite ibintu bike cyane, kandi burya kwemera ko uciriritse nabyo rwose biri mu bintu bishobora kugusubiza inyuma. Ariko iyo utanga uba werekana ko ufite byinshi bihagije, ariko ahangaha gutanga mvuga ntabwo ari ugusesagura, ahubwo ugomba gutanga mu rugero bitewe n'ibyo ufite, kuko umuntu wahaye bishobora kongera amahirwe yo kuba nawe yaguha, ugasanga niba wahaye 5 bose bakaba banaguha ibirenze ibyo wabahaye, bikaba byakugirira umumaro, bityo ukava muri bwa bukene. Gutanga ndagira ngo nkubwire ko atari amafaranga gusa ushobora gutanga, ushobora gutanga igihe cyawe, ushobora gutanga ubumenyi, ndetse ushobora no gutanga inama. Ibi byose abantu baba babikeneye, kandi abakire bazi ko gutanga bituma uhabwa byinshi. Abakene akenshi rero bumva ko gutanga bibambura na bike bari bafite, ariko ntabwo ari ko kuri, ahubwo iyo watanze ugira imigisha myinshi, kandi n'aba bandi wahaye bagira umutima mwiza wo kukwitura, yewe bakaba banaguhereza ibindi bintu byinshi. Reka nkubwire ikintu gito cyane ariko gikomeye. Burya iyo uhaye undi muntu ntabwo rwose uba uhembye uwo muntu, ahubwo uba uri kwikorera ishusho nshya yo kwiyubaha, ndetse rwose uba uri no kwikorera inshuro 1000, kuko ahangaha iyo umuhaye biba bigoye ko mu by'ukuri wowe uzajya kumusaba ngo akwime, cyangwa uzamukeneraho serivisi ngo ayikwime. Burya gutanga ku bandi rero ni ikimenyetso cy'umutima utinya ubukene. Niba ufite indangagaciro yo gutanga ukagira impuhwe ndetse ugahereza abandi, nta kabuza iterambere uzarigeraho. Ikindi gitambo ugomba gutanga ni igitambo cyo kudasinzira. Ibi ngibi ugomba kubyubaka mu myitwarire yawe. Burya discipline yo kudasinzira ni ikimenyetso cy'ubutwari bw'umuntu ushaka guhindura ubuzima bwe, kuko ubukire budakunda abantu baryama igihe cyose, ndetse ntibunakunda abategereza inspiration cyangwa se amagambo azabakomeza, ahubwo bukunda bazi ko buri munsi ari isaha yo gukora ku nzozi zabo. Ese wigeze kubona umuntu ugira discipline ariko akabura icyo ageraho? Ndavuga wa muntu wigeze ubona akora cyane ukabona arihiringa, ariko ugasanga ntacyo yagezeho. Ndagira ngo nkubwire ko ibi ngibi bidashoboka, kuko discipline cyangwa se uburyo cy'umuntu akora cyane bigira ububasha bwo gukura umuntu mu kavuyo bikamushyira mu mugisha. Iyo rero utamenya igihe cyawe cyo gukora, igihe cyo kwiga n'igihe cyo kwitegura, ubukire burakwirengagiza. Discipline cyangwa se uburyo ukora akazi kawe ni igitambo kitagaragara, ariko icyo gitambo iyo gitambwe kinini cyane usanga kigira uruhare rukomeye cyane mu rugendo rwawe rwo gukira, bityo ugahindura ubuzima. Igitambo kiza ku mwanya wa 7 ugomba gutamba ni igitambo cyo kureka abantu mu by'ukuri bakomeza kugenda baguca intege, n'abashobora kugushora mu bukene kurushaho. Ntibyoroshye, ariko rimwe na rimwe ugomba kureka abantu nk'aba ngaba nubwo mu by'ukuri ubona ko bakunda.
kuko mu gihe abantu bataguhesha umugisha cyangwa ngo babe bagufasha kugera ku iterambere, ntari impamvu yo kugira ngo ugumane nabo. Hari abantu batari bakenewe mu rugendo rwawe, ariko mu by'ukuri ugasanga ukomeje kubitaho, ugakomeza kubihambiraho, kuko uba wumva ufite umwenda w'urukundo cyangwa se ubucuti kuri bo. Ariko reka nkubwire aka kantu, burya hari abantu baguhagarika atari uko bagufitiye urwango, ahubwo kuko Imana yashatse ko urugendo rwawe rukomeza utari kumwe nabo. Igitambo cyo kureka abantu ni kimwe mu bikomeye, ariko iyo ubyemeye urafungurwa rwose. Abakire benshi bahagaritse gukomeza kwigana, by'umwihariko n'abandi bantu batandukanye bakomezaga kugenda babaroha mu ngeso mbi, ahubwo rwose batangira inzozi zabo, bahitamo ubuzima bwabo, ubuzima nabwo burabahira, bityo n'iterambere barigeraho. Ikindi gitambo cya gatandatu ugomba gutamba ni igitambo cyo guhindura imyumvire. Ubukire butangirira mu mutwe, ntabwo ari mu mufuka gusa. Ntawigeze akira bitewe n'uko mu by'ukuri afite imyumvire ya gikene, uko niko kuri guhari. Iyo utangiye kubona ibintu mu buryo bushya, ukavuga uti nshobora, nzarenga aha, ntabwo ubuzima buzahora bumeze gutya, uba utangiye urugendo rwo gukira. Igitambo cyo guhindura imyumvire gisaba kureka ibyo watojwe n'abagize feyire cyangwa se n'abatsinzwe imbere yawe. Bisaba kuvuga oya ku bitekerezo by'abavuga ko ibyo ushaka bidashoboka. Umukire atangira ari mu mutwe mbere yo kuba mu mufuka. Igitambo kiza ku mwanya wa gatanu ugomba gutamba ni igitambo cyo guhara imbaraga zawe, bityo ugakora iyo bwabaga kugira ngo ugere ku iterambere. Abenshi mu by'ukuri barasenga bagasaba, ariko ntibashyiremo imbaraga. Ariko kugira ngo ukire, ntabwo rwose uzakira kubera amasengesho gusa, ahubwo ugomba gukira kubera ibikorwa biherekeje ibyo wizeye. Imbaraga z'ukuri ntabwo ari iz'umubiri gusa, ahubwo ni iz'umutima. Igitambo cyo guha imbaraga mu by'ukuri ni ukureka gusinzira igihe abandi bari kubikora, ni uguhagarika kwibanda ku bidafite umumaro, bityo ugashyira imbaraga mu nzozi zawe, kuko ubukire busaba kurwana. Ntabwo rwose ubukire busaba kuba ufite abantu batari bugufashe kuba watera imbere, nta nubwo kandi ubukire mu by'ukuri busaba kuba wamaze umwanya munini usikororinga udafite ibintu bifatika uri gukora, ahubwo ubukire busaba mu by'ukuri guha agaciro igihe cyawe, ndetse ugahindura imyumvire yawe, ndetse ukagira n'intumbero zifatika wifuza kugeraho. Iyo uhaye umunsi wawe rero imbaraga, umunsi nawo ukwishyura mu byiza, bityo za mbaraga watanze mu bikorwa wazishyizemo nabyo bigatanga umusaruro. Ikindi gitambo kiza ku mwanya wa kane ugomba gutamba ni igitambo cyo kureka umutekano, cyangwa se icyo nakwita comfort zone. Hahandi uba uri ukumva uratuje, hahandi uba ushaka kwibera igihe cyose, aho ngaho nta mahirwe abayo. Burya hari abantu benshi bifuza gukira, ariko bagatinya gutera intambwe nshya, kubera yuko baba bumva ko batakaza amahirwe kuko bakunda comfort zone, cyangwa se hantu bishimira cyane. Burya ushobora gusubika ibirori wari ufitanye n'inshuti zawe kugira ngo ugire itafari ugereka ku buzima bwawe, bityo rwose ubashe kubaka ubukire. Ariko ibi ngibi ni ibintu wasanga abishobora abantu bake cyane. Gukira ntabwo ari ugukira wicaye, ahubwo ni ugutinyuka gukora ikintu gishya, bityo ukanagishyiramo imbaraga. Abenshi baravuga ngo nzabikora umwaka utaha, ariko mu gihe ukibwira gutya bizanarangiza rwose nta kintu ukoze. Gusa umwaka utaha nawe uzaza rwose n'ubwoba bushya, kubera ko nabwo icyo gihe uzaba ubufite, kubera ko niba wananiwe gutangira uyu munsi, n'ejo biragoye kuzatangira, ahubwo noneho ushobora no kuzacika intege cyane bitewe no kuvuga ngo n'igihe cyanjyanye. Igitambo rero cyo kureka umutekano, cyangwa se kureka hantu wari uri bumva utuje cyane, ni ukwemera kugerageza no kwigira mu nzira nshya, bityo rwose abakire bose nabo bigeze kugira ubwoba, ariko barakomeje, baratinyuka barakora. Ni nayo mpamvu ubu ngubu bamaze guhindura ubuzima. Ni nayo mpamvu rero abakene benshi bakomeje kugenda bahagarikwa n'ubwoba bwabo, ariko mu gihe wiyemeje gusiga ubwoba, bityo ukemeza gufata iya mbere ugatangira, nta kabuza ibintu uzabigeraho. Igitambo kiza ku mwanya wa gatatu ugomba gutamba kugira ngo usezere ubukene, mu by'ukuri no gusaba inama cyangwa se kugisha ibitekerezo abandi by'umwihariko babifite ibirenze ibyawe. Ahangaha umenya iki rero? Ariko akenshi hari abantu bibwira yuko bafite ubwenge bwabo buhagije, ariko rwose uba wikururira ubukene umunsi ku munsi iyo wibwira gutyo. Gusaba inama bisaba kwicisha bugufi, bisaba kwemera ko hari umuntu ushobora kukwereka inzira utabona. Nta mukire kandi ubaho adafite umuntu wamugiriye inama nziza ari imwe mu buzima bwiwe. Abakene nibo batekereza ko gusaba inama ari intege nke, cyangwa kuvuga ngo naba nisuzuguje, ariko ntabwo ariko kuri.
Abakire bazi ko ari ubwenge bukomeye, kuko niba umuntu yarageze ku kintu runaka ukaba wamwegera nawe akagufasha, icyo gihe nawe ushobora kukigeraho, kandi ibyo biba ari ubuzima bwiza, ntabwo biba ari ubuzima bw'umwijima ugiye kuba wajyamo. Iyo usabye inama ku gihe rero uba wirinze imyaka myinshi y'igihombo, kandi igihe cyose uha agaciro ijambo ry'uwigeze kugera aho ushaka kugera, uba wihutishije urugendo rwawe. Igitambo kiza ku mwanya wa kabiri ugomba gutamba burya ni igitambo cyo kwizera. Ukwizera ni igitambo gikomeye kurusha byose, dore ko benshi bagerageza gukora ibintu ariko ugasanga nta kwizera bafite. Kwizera ni ugukora ibintu mu by'ukuri nubwo waba utabona uko bizagenda, ariko ukizera ko ibyo bintu bizatanga umusaruro. Ukwizera ni ugutangira business nta wundi muntu uyizereramo. Ukwizera ni ugukora ibikorwa abandi bose batinya. Ukwizera ni ukwizera ko uzabasha kugera ku kintu gifatika abandi batinye gukora. Ni ukwigira kandi skill nshya cyangwa se mu by'ukuri ubumenyi bushya ku bandi bantu batandukanye, ariko mu gihe abandi batinyaga kuba babigiraho ubwo bumenyi. Burya abantu bari gukora ibintu bibi gusa ntabwo twavuga ngo ibintu baba bakora ntabwo twabyigiraho, ahubwo ushobora kureba ikintu kibi umuntu ari gukora bityo ukaza ugikosora, iki gihe rwose uzagera ku ntsinzi. Niyo mpamvu ntabwo kubona umuntu yakoze ikintu kigafiringa cyangwa se kikaba cyatsindwa bisobanuye ko nawe ugomba kubireba ngo ibyo bintu utabyizereramo, ahubwo reba bya bintu yakoze, numara kubona ibyo yakoze ukabona aho yakoze ikosa wowe ugaruka urikosora, iki gihe nta kabuza uzagera ku ntsinzi. Kwizera rero ni ukwizera ko ibyo ukora biri kugenda neza nubwo waba utari kubona inyungu ako kanya, ariko ukaba ufite amaso abasha kureba ejo hazaza, ukavuga uti ejo ibyo ari byo byose nzabona umusaruro. Iyo wizera rero utuma ibintu bihinduka cyane, ariko iyo utizera utuma byose bihagarara, kandi ikintu ugomba kukimenya cyane, burya Imana ifasha umuntu wiyemeje ko bizashoboka mbere yo kubibona. Igitambo kiza ku mwanya wa mbere ari nacyo gikomeye cyane ndetse ugomba gutanga buri munsi ni igitambo cy'igihe. Bamwe baravuga bati igitambo ni ikintu nyine ugomba gutanga kugira ngo ubashe kubona ikindi kintu. Ahangaha rero igihe kiramataringa, cyangwa se navuga ko ari ingenzi cyane. Bamwe baravuga ngo igihe ni amafaranga, ariko abandi bamwe navuga ko bataratera imbere ntabwo babasha kubyumva neza, ariko umunsi umwe uzaba wafashe ingamba uzabisobanukirwa. Burya igihe nicyo gitambo cya nyuma, ariko ni nacyo gikomeye cyane. Abakire bose bazi ko kubara buri saha rwose biba ari amafaranga barimo bareba mu mboni zabo. Abakene bakenshi usanga bakoresha igihe cyabo mu bintu bidatanga umusaruro, yewe ugasanga baridamarariye nta kintu na gito bitayeho. Iyo utazi agaciro k'igihe cyawe rero ubukire nabwo buzagutinya, kuko igihe ni umutungo utagaruka, kandi abakire bamenye gutanga igihe mu kwiga, mu gukora ndetse no mu kwitegura, bityo rwose nabo umusaruro bageraho buri munsi. Niba ushaka gukira rero tangira kubara amasaha nk'amafaranga, kuko buri saha utaye aba ari amahirwe uhebye. Ari nayo mpamvu igitambo cy'igihe aricyo kiguha urufunguzo rwo guhindura ubuzima bwawe burundu. Reka mwibutse mu magambo make ko ubukire atari amafaranga gusa, ahubwo bugendana n'imyumvire, discipline n'ubwoba wamaze gutsinda, kandi ntacyo uzabona utatanze igitambo gihwanye nacyo. Atangira uyu munsi utanga igihe cyawe neza, ukomeze kwizera, usaba inama cyangwa se uzigishe, wahagarike mu by'ukuri kuba ahantu wishimira cyane, icyo nakwita comfort zone yawe. Ikindi kandi ukoresha imbaraga, uhindura imyumvire, ureba abo mugendana, ushyiremo discipline, utange ku bandi, kandi rwose hejuru ya byose ntucike intege. Ubukire buhera mu mutima bukagera mu buzima, nawe buzakugeraho. Ndagira ngo nkubwire ukuri ko niba witeguye gutanga ibyo bitambo, ubukire bwawe butangiye uyu munsi mu gihe wumvise iki kiganiro. Ndagushimiye rero kuba wakomeje kubana nanjye, kandi ndizera yuko mu by'ukuri witeguye gutanga ibitambo kugira ngo ubashe kugera ku iterambere ryawe. Muri aka kanya reka dufate amasegonda 5 unyarukire muri comment wandikemo uti nditeguye gutanga igitambo cyanjye kugira ngo mbashe kugera ku iterambere ryanjye. Iri jambo uraba wanditsemo rishobora kuzatuma n'abandi babona ko atari bonyine, bityo nabo bagafata ingamba bakavuga bati natwe ibi byiza turabikeneye, reka dutange ibitambo.